uri kwinubira ubukene nambe nawe ukennye ari kuri Kigali nibura uraburara ariko itara rikagucanira uzi kugira ngo ukene uri mu kitumva ihone hantu saa 12 buba bwije ariko twe tugera saa 5 amatara kiducaniye mujye munyurwa nuko muri isundi mushaka gutunga ibintu byose mwibagiwe ko muri mwisi urashaka kugira umugore ugukorera ibintu byose wowe se umukorera byose erega mujye mwibuka ko turi mwiduniye ubundi ubona byose kandi uri mwiduniya ibintu byose tuzabisanga hariya Charlene ntango nshaka ibishyimbo ndashaka amashaza ariko hari ubibona yabisengeye niyo mpamvu ni munasaba Imana mujya muyisaba mwitonze mutazana ibintu byo kwishyira hejuru simbici oya ugisaba mu kinyabupfura kuko ibyo udashaka hari ababikeneye uko uteye kose ujye ubyishimira kuko Imana ijya kukurema yari yakwizeho ntago yari yasinze ntago yahubutse ntago yari yarindagiye yagutekerejeho shaho nubwo ubona ufite amabera kubangamiye ukababazwa nayo burya Imana yayateyeho reka nkubwize ukuri yari yakwitondeye Imana ikweze ngewe niyo Satani andakaje ntabikora iminota 30 kuko ibintu byose binkikije ni imbaraga n'amashimwe by'Imana yagize ite yakoze iyo nkebutse Charlene nduzuzwa nakebuka Ivan nkaba ndujujwe reka nkubwire n'igitambaro cyo mu mutwe n'urukweto ikintu cyose kinyereka gukomera kw'Imana n'inzu ntahamo iyo ngiye koga muri dushe yo mu nzu nibuka dushe nigeze niyubakira itagira igiti n'umusumari nkayubaka inyuma y'inzu natangira koga byari umutaka wacitse nakozemo umwenda n'ibintu by'ibishashi bishaje kugira ngo nkingaho ndi bukarabire nkojejeho inkokora ndi koga byose biragwa iyo ndi mu makaro mpita mvuga inti afande guhaye icyubahiro Satani ntadutere kurira ntadutere kwiheba ndetse no guhangayika umubwire ngo niritarire ryarakeye umubwire ngo umubiri wanjye naho wabora ukava amaso yanjye niyazamureba ntago arayu umva ukuntu uzajya umubwira ujye umubwira ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa ahubwo atungwa n'ijambo ry'Imana umva nkubwire ujye ureba ingingo umukubite ujye umubwira ngo naho napfa nonaha hari ineza y'Imana nigeze mbona ariko ajye uha Satani amadetaye ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amahoro y'Imana abane namwe nizere ko muguwe neza nizere ko mukomeye mwebwe mukomeje gukurikirana mama Charlene official kandi nizere ko Imana y'amahoro ikomeje kubarinda ni muri za mpugororero zitandukanye nshaka ko tuganira nkuko twagiye tubiganira mu biganiro bitandukanye hari aho nzajya mbigisha ijambo ry'Imana some na Bibiliya ariko hari naho nzajya ngenda tuganira ku by'ubuzima bwa Gikristo ku bintu bitagenda neza cyangwa ko aho nabunganira mu bitekerezo kugira ngo tumenye impamvu ndashaka kubwira uyu munsi ndashaka tuganire ku kintu abantu bajya bakora cyo kwinubira wenda ibigeragezo byabo bafite kwinubira ibigeragezo byabo iyi ni nka parti ya kabiri tugiye kuganira kuko twagiye tuganira ubushize mbabwira nababwiye ko Imana nta kosa igira ahubwo ndashaka kukubwira ngo ibyo ufite winubira witotombera uyu munsi ndashaka tuganire nkubwira ngo ibiri kukuriza wowe hari abo byinshi kuba nibura ukiri rutarapfa nabyo hari ibyiringiro yuko yakurinze ikagusiga aho hantu hari ikintu kigomba kuvamo bishatse kuvuga ngo buri muntu wese ajye yishimira uko ari kandi anyurwe n'ubuzima abayemo umuntu ashobora kubaho akababazwa n'ukuntu abana bamunaniye nkabyara abakobwa bangahe hakabura n'umwe nkabyara abahungu bangahe hakabura n'umwe ariko nagira ngo nkubwiye ngo umubabaro ufite nta hantu uhuriye n'uwabahambye uwababyaye noneho ntibabibirara bagapfa kandi nkwibutse ko abanyarwanda baca umugani bavuga ngo akamuga karuta gaki ikimuga kiruta nimba ari igituro bishatse kuvuga ngo umuntu naho yaba mubi ariko isura yugira gute uyireba ushobora kwinuba ukavuga ko abana wabyaye bakurumbiye ariko uzabaza utarabyara umwe uvuga ngo iyo abana natwitaga nibura ikanavamo ariko yagize ite yagezemo ndashaka tuganire nkubwira ngo ibiri kukuriza hari abo byinshi urimo urarizwa n'uburwayi ufite
umubiri wawe urababaye kandi ubumazemo igihe kinini koko uri kurira yuko utarakira, ariko nje kukubwira ngo ubwo burwayi ugiye mu irimbi wasanga abantu bwishe ari benshi. Kuba utarapfa ukaba ukibabara nabyo bishimira Imana. Sinzi umugore umwe waganiriye n'undi arambwira ati uriya mugabo wanjye aramwinubira. Uzi ukuntu uwo mugabo yamushubije? Uwo mugore yaramushubije ati nambe nawe uramufite, ngo yaba nanjye namubonaga akamfata naba ariko mufite. Bura rero umuntu wese ajye yishimira uko ari, kuko uko umeze hari abagukeneye. Ushobora kuvuga ngo urarwaragurika uhora kwa muganga, ariko nkakubwira abamaze imyaka n'imyaka muri koma. Nambe nawe uhora kwa muganga ariko ugataha abana bakakubona, uhora kwa muganga bakakubona nawe ukababona, umugabo akakubona nawe ukamubona, abavandimwe mukarebana, ariko uri muri koma nta n'umwe bavugana. Uri kwinubira ubukene, nambe nawe ukennye ariko uri i Kigali. Nibura uraburara ariko itara rikagucanira. Uzi kugira ngo ukene uri mu kitumva ihone? Hantu saa 12 buba bwije, ariko twe tugera saa 5 amatara kiducaniye. Mujye munyurwa nuko muri ngo uri murarira, ufite amarira ariko nibura y'ibiryo yo ntayo ufite. Ngo barakuvuga ariko wagenda ukimenamo inkoko, ukimenamo n'ifi. Ariko wibaza umuntu bavuga utarya utanywa, banamusohora mu nzu nta kenda ko kwambara, abana nta minerivare, nawe arahoze. Hari n'abavuga ngo abagabo barabataye. Ubwo si umugabo aguta akagusigirana karwara, kandi utayobewe, nabyo nibikunezeze. Yaragiye kukaguhahira agasiga kakubitsemo, ariko no kuba warasigaye mu mahoro nuyiha icyubahiro. Abantu mukwiye kunyurwa kandi mugashimira Imana uko mubayeho, kuko wifuza kumera nkawe arahari. Hari abantu benshi bifuza kumera nkawe. Mureke mbabwire, nabonye ibintu byinshi bikomeye muri ubu buzima, sanga ikintu cyose umuntu afite ajyaho Imana icyubahiro. Merutse guta umutwe kubera pareye y'umwana wanjye. Apareye irasaza cyangwa ikaba ngufi, bikaba ngombwa ko nshaka ishyashya. Noneho mpita ndeba amaguru yanjye imyaka yose nagenze nkaba ntaravunikamo kabiri, nkaba ntarajya guhinduza ingingo zanjye, ndi muzima. Ariko nareba ukuguru kwa Charlene ukuntu kunzengereza, mpita nsanga abantu dushimira Imana n'amaguru dufite, kuko abagendera mu kagare nabo bifuje kugenda nkatwe. Abafite ikibazo cyo kutabona bifuje kureba izuba ntibabibona. Ibintu dukwiye gushimira Imana ni byinshi. Imana itubabarire. Barakunaniye ariko urabareba. Umuntu akirirwa yitotomba ngo akora akazi kamuhemba make, ariko ujye wibaza utabona na make wakabuze. Ukirirwa uri kwinuba ngo nturi kuzamurwa mu ntera, ariko urwo rwego urimo hari n'abarwifuza batarufite. Umuntu akababara ngo yabyaye abakobwa gusa, urundi abakobwa si abantu. Ariko wibuke ko hari n'uwabuze abo bakobwa gusa. Umuntu akarira ngo yabyaye umwana umwe ngo biranga, wibuke ko hari n'uwo byanze atarabona n'umwe. Abana b'abantu ntitunyurwa. Nk'ubu abantu babarimo kwitotomba ngo babayeho nabi, ngo iki gihugu kirabakandamiza, ariko wibuke, rega nimwibuke, wibuke kurya mugasinzira. Warara mu bukode, warara mu yo wiguriye, warara mu ideni, ariko uraryama ugasinzira ukagira amahoro. Mane turengere. Narindi kukubwira ngo ibikuriza hari abo byishe. Indwara umaranye imyaka uri kwinubira hari abamaze gupfa. Ikigeragezo, ubu se ko muvuga ngo mufite abagabo babi, muyobewe abagabo bisha abagore, kuba ugihumeka nabyo ujye bishimira Imana. None se ntihari abagore bisha abagabo, nabyo bishimira Imana. Ngo umugore wawe ngo ntago ari mwiza ntari kuri taye, none se ntuzi ko hari abafite abeza kandi babaca inyuma? Ese undi mushaka gutunga ibintu byose mwibagiwe ko muri mwisi? Urashaka kugira umugore ugukorera ibintu byose, wowe se umukorera byose? Erega mujye mwibuka ko turi mwiduniye.
ubundi ubona byose nkandi kandi uri mu iduniya. Ibintu byose tuzabisanga hariya. Ibintu byose tubonera inaha bigomba kuza bifite ikibazo kuko biri inaha. Ugomba kubyara umwana ariko ugatangira guhangayika uti mu minsi iri imbere biraba byakomeye. Turi inaha. Ubu n'ibirayi byacu tubirya duhangayitse ngo ninkomeza kurya amavuta ngo nzarwara indwara zituruka ku mavuta. Ibintu byose biriho ikibazo. None ugira ngo wicare mu bisubizo uri kuri uyu mubumbe ntago bishoboka. Uyu mubumbe urahumanye. Mu ijuru baravuze ngo wasiwe ugwiriwe n'ishyano ngo kuko umanukiwe n'umubi. Iryo shyano rero ryarabyaye rirabwagura, ibyana byayo birakura bikurira ikuzimu, ibindi bikurira mu isi. Ni ishyano ryabaye irindi shyano. Tuba mu mashyano. Wishaka kubyara abana badafite ikibazo. Rega nituba no mu gihugu cya paradizo ariko ni paradizo yo mu isi ntago ari yo mu ijuru. None ibintu byose murashaka ko bikunda uko mubishaka. Nawe ujye wiheraho kuva kwa mbere kugeza ku cyumweru. Ibyo wakoze byose ntago bitunganye. None ngo murashaka ko abantu batunganye. Umuntu arakora ikosa mwese mukamwihango runaka ngo yeye. Ubwo se washyira ku rutonda yanyu baba bikahese. Ikikuriza hari abo kishe. Nk'ubu hari igihe nicaye ndeba amasafuriya yanjye ntikwiye kuguma mu safuriya zanjye, ariko izo safuriya nkuramo ndabizi neza ko hari abantu bazibona bagaha Imana icyubahiro. Kandi turengere ibikuriza hari abo byishe. Kandi ubuzima utishimiye hari ababuguyemo, hari ababunanukiyemo none we warabubyibuhiyemo. Aho uhagaze hakubabaje. Hari abahageze reka mbabwire ngewe nzu umumama w'inshuti yanjye yahuye n'urugamba rw'urushako rw'urugo atangira kwibagirwa n'izina rye, ariko ngewe nitwa Mukeshimana Imminota. Uwo mubyeyi yanywaga ibinini by'indera. Bamubaza ngo witwa nde ntiyibuke izina rye, ariko ndashimira Imana nubwo nahuye n'ibibazo ariko sinibagirwa izina ryanjye. Ndetse wagira ngo ndi gasuku ujye ureba amagambo mvuga. Ndavuga umwaka ugashira kandi sinjya mbura icyo mvuga. Naryo nishimwe. Ariko dufite defo, dufite ikosa. Umuntu ababazwa nuko atarabona akazi ariko nanezezwe nuko yabonye minerivare. None se ubundi uri gushaka akazi utabonye minerivare? Umuntu akababazwa nuko diplome yamupfiriye ubusa ntanezezwe nuko yayibonye kandi abandi barazibuze. Umuntu akababazwa nuko yatinze gushaka, nambe nawe watinze gushaka utinda mu bukumi ari kugira n'abagutereta. Uzi ko ari umuntu ubaho akabura no mubaza izina. Gihe hari umuhanuzi nzi yagiye gushaka imiti mu bapfumu ngo yisige ngo bajye bamubaza izina. Ugore wirirwa winuba ngo abasore bagutesha umutwe ngo bantesha umutwe ngo nyinyi, ubwo buhaze. Ubonye n'abagutesha umutwe nibura bakakubwira ati ndagukunda, ukabyukira kukubwira ngo ufite amaso meza, undi atufite amaguru meza, undi atufite ishinya. Uziko ibyo bintu byubaka ubuzima ariko urishima uti burya ndi mwiza ako karuka kagendera. Hanyuma se nkubaze nk'umuntu utabibwirwa cyangwa akamara icyumweru cyose wumva ameze ate? Nk'ubu mu mezi ashize nigeze kureba muri telefone yanjye baba we mbona harimo abantu benshi bambuze, mbonereho n'umwanya wo kubasaba imbabazi. Ntukibwire ngo ni wowe ufite ibibazo wenyine. Hari igihe uzajya uvuga uti mama Charlene yanyihoreye kandi ndi kwa muganga. Hari igihe uzavuga ngo mama Charlene yanyihoreye kandi ndi mu byago no mu makuba. Hari umuntu wigeze ntuka kandi ndi mu bitaro n'umwana wanjye. Imbere naguhamagariye telefone yiduhera iki? Yewe mama Charlene. Mama Charlene rero nubwo ubona ari mama Charlene agira ibyago biruta ibyo ufite cyangwa turabinganya cyangwa suranabindusha. Numbura rero ntago ububuza Imana, aho ntari Imana yawe irahari. Ntukabimpure. Haleluya. Ibyo udashaka ibyo ibikugoye, ibyo udakeneye hari ababikeneye. Ubuzima urimo hari ababwifuza. Nimuze tunyurwe. Uri kubabazwa nuko ukiri umukobwa, uri umukobwa ariko wibeshejeho. Ibaze rero umukobwa ukiri umukobwa kandi agitegera ibiganza papa na mama. Ibaze umusore ukiri mu kirambi cy'iwabo. Ntambe nawe urishoboye wagiye muri geto basha kwikodeshereza. Hari n'ugitukwa n'ababyeyi babimuha bamaze kubimucyurira. Ibikuriza hari abo byishe.
Imana nidutabare, Imana iduhe kwishimira ubuzima turimo. Kandi nimukabinjije, ninkubwira kwishimira ubuzima urimo, simba nkubwiye ngo ureke gushaka amateka yabuhindura, ahubwo nimba ikintu cyaje cyemere, kuko cyaje gifite umunsi n'isaha kigomba kuviraho. Buri wese yishimira uko ameze. Ngewe umugore umwe yigeze asetsa, hari umugore wigeze azarabwa ati janti mama Charlene, nambe nawe umugabo yaragutaye, yaba nanjye namanaguriye amvira hano. Ibaze ma, bamwe barifuza ngo Mana mbabarira azagaruka, abandi ati azahereyo, abandi ati yaba cyagenda, abandi ati Mana wamunzaniye. Ibintu byose ni ikibazo. Uburebure ufite ntukabwinubira, hari aho uzagera bugukize, kandi n'ubugufi bwawe ntuzabwinubire, kuko hari aho uzagera bukurengere. Nta kintu na kimwe Imana yigeze iguha ari ukugira ngo kikubere igihombo. Ibintu byose yaturemanye ni byiza, ni twebwe tubitesha agaciro. Hari umuntu wo muri famiye yanjye umwe nabyumvaga ari kubiganiriza mama, intambara ikirangira amubwira ukuntu mu ntambara muri jenoside yakorewe abatutsi 94 yari umuntu muremure, n'umuntu muremure, ngo yari yeranjaga, ngo rero ukuntu amazuru ngo yayagira manini, mbese abe manini ngo babone ko afite amazuru manini arokoka, ariko ntibyari kumukundira kandi yari afite mato. Hanyuma ngo irangiye rero imbyeyi zaje, zamfura zimaze kuza, ngo akagira nyine none ashaka ko amazuru asubira kuri taye nyine akaba matoya, ariko yari matoya nyine. Rero hari abarengewe n'uburebure bwabo igihe kimwe, hari n'abarengewe n'ubugufi bwabo. Mureke mbabwire, uko uteye kose ujye ubyishimira, kuko Imana ijya kukurema yari yakwizeho, ntago yari yasinze, ntago yahubutse, ntago yari yarindagiye, yagutekerejeho shaho. Nubwo ubona ufite amabera kubangamiye ukababazwa nayo, burya Imana yayateyeho. Reka nkubwize ukuri, yari yakwitondeye. Imana ikweze. Kuri ubona umuntu ajya mu ndererwamo akababazwa n'amatwi afite, akababazwa n'amazuru afite, akababazwa n'amaso afite. Nta muntu n'umwe muri iyi si udafite icyo amaze. Umugufi afite umumaro wiwe. Ubuse ko hari ahantu, reka mbabwire, hari akazi gakorwa gakenerwa n'abagufi, ku buryo umuremure badashobora kukwangaja. Hari n'akandi gakenera abantu umva barebare basobanutse. Waba uri mugufi bagushyiraho metero bati ibwiriza ubugiye. Ubwo se urumva twese nk'ubu hari ahantu ushobora kujya gukora bakavuga ngo dukeneye abakobwa b'inzobe, ariko hari n'ahandi buryo baba bakeneye abakobwa batari ku myako, bitewe na misiyo bashaka kubaha n'akazi bagomba gukora. None se ubu nko muri aya mafilime, iyo tugiye gukina filime ntabwo dukenera abantu bamwe. Nk'ubu ngiye ngiye gukinisha abakinnyi, hari aho ndeba nkavuga ngo nkeneye umuntu ugaragara nk'ukuze wagumiwe. Hari naho ngera nkeneye akana gatoya. Kuki buri munsi se ntakenera abato? Kuki buri munsi ntakenera ibyukize? Hari naho mba nkeneye basura mbaye. Umuntu wese afite umumaro, ahubwo menya agaciro kawe. Kandi mbere y'uko ubabazwa n'ibikuriho, ujye ubanza urebe ibyatambutse nibura. Imana uri kwinubira ngo ntiraguha akazi, nibura wanze ukayishimira ko yaguhaye diplome. Imana uri kubabazwa nayo ngo ntabwo iraguha akazi, wanejejwe n'ukuntu wize bigoye ikagushakira abaterankunga. Imana uri kurizwa nayo ngo ntabwo iraguha umugabo, wabanje ukanezezwa n'uko ufite n'ikibengukiro nibura. Iyi Imana uri kubabazwa nayo ngo ntiraguha umugore, wabanje ugashimishwa n'uko ufite n'ibyo kuzamutunga. Mwagiye munyurwa. Ngewe rero tugiye gusoza. Ngewe niyo Satani andakaje ntabikora iminota 30, kuko ibintu byose binkikije ni imbaraga n'amashimwe by'Imana yagize ite yakoze. Iyo nkebutse Charlene nduzuzwa, nakebuka Ivan nkaba ndujujwe. Reka nkubwire, n'igitambaro cyo mu mutwe n'urukweto, ikintu cyose kinyereka gukomera kw'Imana. N'inzu ntahamo, iyo ngiye koga muri dushe yo mu nzu, nibuka dushe nigeze niyubakira itagira igiti n'umusumari, nkayubaka inyuma y'inzu.
natangira koga byari umutaka wacitse nakozemo umwenda n'ibintu by'ibishashi bishaje kugira ngo nkingaho ndi bukarabire nkojejeho inkokora ndi koga byose biragwa iyo ndi mu makaro mpita mvuga inti afande guhaye icyubahiro ubunini bwanjye mwirirwa mumbwira ngo nimfate regime ubundi naho nabyibuha hari umpeka ngo nzamurushye hari umuntu ushyira mu mugongo nzamurushya mperutse kujya kuri moto akunda urundi mubona ndi na munini cyane mperutse kujya kuri moto mumotari ko mabuja ufite ibiro sari ubwo mpetse mu mugongo si kuri moto ifite moteri irata iyo nyebutse ibiro byanjye bituma Imana icyubahiro ngo ndakazwe n'ubunini ndakazwa na bwose igihe nari mbyibushye ninde waje kumpaga ngo niyongereho n'inusu mpita nibuka umugore wambwiye ngo umugisha watondagiye amabyi amaze kubona umugabo wanjye uko angana nanjye amaze kunyitegereza arambaza ura n'umugabo wawe inti yego ngo umugisha watondagiye amabyi ese nimba umuntu anyita amabyi turebana ubu nabibogari ntinoba nguhaye icyubahiro rata ku bunini wampaye cyose ni ibiki Charlene urakabije gabanya ntago umpeka ko nzangana kose nta mahoro nkahita nibuka abagore bifuza kubyibuha birirwa barya ibintu byose ngo banage nabo byaranze abifuza kubyibuha barahari n'abifuza kunanuka barahari rero nyurwa n'ukuri aho uri hose uri imari tugiye gusenga umuntu azajya aza kukurambagiza umuhore yuko nta mafaranga agira nubwo adafite amafaranga ariko afite urukundo mama ntabwo uzabonera ibintu rimwe ariko ubonera rimwe mu isi inaha tuboneye ibintu rimwe ntawasubira mu rusengero njye se nasubira gusenga mbaza iki niyo mpamvu iguha kimwe hagasigara ikindi wowe uri gusuzugura ngo ntago yakurambagiza ngo wemere byihorere nuko akiri ahaterera nagera ahatambika cyangwa hamanuka uzarabya indimi umwifuza atakikwemeye nawe Haleluya ntimukarebera Imana mu byagize gute mu byo turimo ahubwo tujye tuyirebera no mu byarangiye kandi bidutere gukomera tunyurwe nuko tugize gute tumeze Imana ivuga ngo iki ngo ko mumenya guha abana banyu ibyiza kandi muri babi ngo ngewe so wo mwijuru ni ngewe uzananirwa kubaha ibyiza ninde mwana wakwatse ifi ukamumuha inzoka ninde wakwatse umugati ukamuha itafari Haleluya Imana izi ko mu nda hajyamo ibyo kurya kandi Imana izi ko nta wasohoka mu nzu yambaye ubusa ibintu byose mwibwira n'ibyo mutekereza Imana ibyigaho uko bwije nuko bukeye kugira ngo ibitugabire iyo ugeze igihe cyo gushaka ibona ko ukwiye umugabo ibona ko ukwiye umugore iyo ugeze mu gihe cyo kubona akazi ibona ko akazi gakenewe ibyo tuzi bizi kuturusha ni umubyeyi uturobanurira ikindi ntago wafata umwana w'imyaka 2 ngo umuhe injerekani y'amazi erega hari igihe ibibona ako kazi igihe cyo kugatunga kitaragera hari igihe ibibona rega itagomba kuguha umugabo ahubwo igomba kubanza kuguha imbaraga zitunga umugabo umugore utunga urutoki agahita ahamagara ribu banza ujye kwishura uzige gufata umugore neza mama we muzi ko turi muri bya bintu Yesu yaduhaye agaciro umusaza ahita biteraho kashe ntago ari bya rero mureke mbabwire ntago kushaka umugore byihutirwa ikihutirwa n'imbaraga n'ubwenge bwo kuzatunga umugore wo muri viziyo turimo ubu ngubu ugomba kumureba nabi rwose agahita aguhamagarira kandi nawe wa mugore we wa mukobwa we ntago gutunga umugabo kumuga ngo mubana aricyo cyihutirwa imbaraga zo kuzabana nawe nizo zikenewe kuko hatambuka hose hari abakobwa ngo ni Kigali wishe yaharya ingorata banyiramwe babyita ngo iki ngo ni Kigali wishe n'ugusharinga mbese undebere basigaye basharinga abagabo n'abasore enda nanjye muguhi nukumuha pase niko nabyumvise hanyuma subwo nudashaka imbaraga zitunga umugabo gacwa we kandi kubona atambuka abagore bakarabya indimi n'abakobwa hari ibintu bikenewe hari igihe Imana ikureba ikabona yuko amafaranga ishaka kuguha ikabanza kugushakira imbaraga zizatuma uyatunga yabona ugiye kubaka urugo ikabanza ikagushakira ubwenge no kwihangana bizakubakira urugo
yabona igiye kukujyana ku kazi ikabanza kuguha imbaraga zizatuma ukora akazi kandi ukanayubaha. Icyiciro cyose Imana ishaka kukugezaho ibanza kugupima, nge narabibonye. Iyo ibona uzabwiriza abanyabwenge ibanza kuguha ubwenge. Iyo ibona uzajya i Burayi ibanza kugutegura nk'uzajya i Burayi. Ibintu byose Imana ifite ubuhanga. Rimwe nigeze mpanura mu iteraniro, hanyuma rero kuko abantu batashakaga kumva ubuhanuzi bwanjye bwabaryaga mu matwi, bakajya bavuga ngo ngewe ngo ndi umusazi, ngo ndi umusazi, bakanakupa za mikoro. Ariko abantu bakavuga ngo umusazi wambaye neza kuri yabaho. Nari nambaye ibaze nziza n'agakweto keza, byose nabitiye. Niyumvamo gutira uwo munsi kandi ntarajyaga ntira. Imana yari izi ko ndi buhanure, kandi kugira ngo ibyo mpanuye byemerwe intera gutira. Nyuma yabwumva ijambo yambwiye, yarambwiye ngo ngiye kukugurira imyenda, ngo nguhe imyenda myinshi, ngo kugira ngo abantu batazajya bavuga ngo uri umusazi, kuko burya umukene n'umusazi bajya gusa. Umukene n'umusazi bajya gusa. Umukene basa nabi. Umukene agenda asambira ibintu byose, bya bintu abakire bata, umukene arabitora. Ugasanga umuntu aratambutse mu muhanda, ibicupa bya bureba, bimwe byavuye mu bakire, ibyavuyemo konfitire, ibyavuyemo ibintu byose, ugasanga disi arabisakomye, nzakabikamo amajyane, kano gashyiremo umunyu, iki nzajya nkibikamo, kandi kuri we aba ari imari. Yabona akajerekani, nk'ubu mfata ibijerekani nkabijugunya. Kera narajugunyaga, nagenda ntoragura nanjye. Najyaga mu bakire, se ahangaha nta bikombe byavuyemo nido mufite, nta bintu se byavuyemo bureba, maze nabitaha ndashaka nkumva ndishimye. Umukene n'umusazi bajya gusa. Mureke dusenge. Imana ibahe umugisha. Hanganira ibyo urimo. Sinkubwiye ngo unyurwe ureke guhirimbana ngo ureke kubivamo, ariko nanone mu gihe Imana nta kirakora, byakira umenye ko Imana itibeshye. Ntago Imana yagushyira mu mucyo utavuyemo mwijima, ntago yagukarabye utanduye, ntago yakwambika utambaye ubusa, ntago yaguha icyo babwire. Rimwe Imana yarambwiye ngo ngiye kukwamamaza ngo ushyire hejuru, ariko uzi byambayeho. Naratutswe, mbwirwa nabi, namamara mu bintu bibi, indaya, ikirara, igihararuma, ngiye ko nambona mbaye umusitari. Kuba umusitari ndabyishimira, kuko hari urwego navuyemo, mu buryo bwo kwambara, mu buryo bw'ubuzima, hari n'urundi rwego. Hari ibintu rero bitakunda, hari ibintu bitakemera, hari ibintu bitabaho, hari inzira Imana itanyuramo, hari n'izindi nzira Imana igomba kunyuramo. Reka mbabwire, imihanda ya gari ya moshi ntabwo bimeze nk'iyi modoka zisanzwe. Nagira ngo mbabwire ngo Imana nayo hari ahantu idashobora kunyura, ariko hari n'ahandi igomba kunyura byanze bikunze. Nikubwira ngo mwana wanjye nguhaye ibyo kurya, itegura inzara, nta nurayiguhanurira. Hari n'igihe kubwira ngo guhaye ibyo kurya kandi uri kubirya maze kavuga ngo umuhanuzi yaravangiye bugaca ubibura. Yikubwiye ngo ngiye kukubakira urugo rukomeye, nibwo urushaho kurwikorera. Irakubwira ngo abana bawe mbaguhereye iki? Agakiza. Ugasanga umukobwa atashye atwita impanga ebyiri. Abahungu bawe mbashyize mu murimo wanjye bagiye kunkorera, ukumva ngo bamujyanye iwawe. Naho inyura, haleluya, naho inyura. Nk'ubu ngiye yigeze imbwira, naratangiye kwamamara. Irambwira ngo nongeye kukuzamura ugiye kongera wamamare. Uzi byambayeho mwese murabizi, n'ubuhamya se natanga, ariko nyuma y'ibyambayeho hari urwego ngiye kwicaraho, hari ahantu ngiye kugera. Nzahagezwa n'amarira nanyuzemo, mpagezwe n'iki n'agahinda nanyuzemo. Nagira ngo mbabwire ngo ibibarya biryohera Imana, kandi bibababaza bishimisha Imana, ariko kuri finale wowe n'Imana mwese muzishima, ntawe uzongera kubabara. Tugiye gusenga kugira ngo two gucogora, two kwirwanirira, kandi Satani ntadutere kurira, ntadutere kwiheba ndetse no guhangayika. Umubwire ngo niritarire ryarakeye, umubwire ngo umubiri wanjye naho wabora ukava, amaso yanjye niyazamureba ntago arayu. Umva ukuntu uzajya umubwira, ujye umubwira ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ry'Imana. Umva nkubwire, ujye ureba ingingo umukubite, ujye umubwira ngo naho napfa nonaha hari ineza y'Imana nigeze mbona. Ariko ajye uha Satani amadetaye. Uzi ukuntu Satani ajya nkanga, nkabwira ntunkange,
urankanga se urashaka kunyereka ko Imana yanjye idahari guteze kandi ndyama nkaramuka ushaka kunyica ni gute umbwira ngo Imana ntinyitayeho kandi ngaburira nkaba nyirya nkinywa ni gute se umbwira ngo Satani ni gute ambwira ngo Imana ntinkunda kandi ngenda nkataha mu mahoro kandi ndyama nkabyuka mu yandi kandi mfite ubugingo mfite ubuzima erega naho napfa nkiyiringiye Imana nihabwa icyubahiro uri Imana y'amahoro haleluya uri ikigo ntamenwa uri umunara muremure abakiranutsi bahungiramo bagakira uri ubwugamo bwacu amina muri wowe twaracuruje turunguka twarabyaye turaheka twarashatse turabona twarateye birera haleluya muri wowe twavugije impundu muri wowe twahakuye icyerekezo cy'ejo hazaza twahakuye iterambere twahakuye icyubahiro twahakuye igikundiro twahakuye imbaraga twahakuye kumenya twahakuye gusobanukirwa twahakuye ubugingo twahakuye ubwenge tuhakura ubuhanga tuhakura kubaho ni muri wowe ntago ari muri mama ntago ari muri data ntago ari muri basaza bacu ntago ari muri mudugudu ntago ari ni muri wowe papa ibyo turabikubahiye ndabikubahiye ngewe n'abankurikiranye turabikubahiye uri amateka yacu uwiteka uri igikuta kinini kiba hagati yacu n'ibyago ibiduhiga ntibitubone ibikabakaba ku manywa ibyo uteza ibyago n'amakuba haleluya iyo Satani tugezeho Yesu we urigaragaza ukihesha icyubahiro mu babisha bacu tuhatambukana umucyo abadukoraho bakabona turi ibikuta abandi bakabona turi ibiti Yesu niyo mpamvu duhishe mu myaka n'imyaniko izina ryawe ni ryo kubahwa izina ryawe ni ryo kwamamazwa imbaraga zawe nizo gutangazwa ibyo ukora bikwiye kumenyekana ku isi yose uruwo gupfukamirwa uruwo gutambirwa uruwo gukorerwa uruwo kubahwa uruwo gusingizwa data ndagushimye nyemerera nkubonereho umugisha nk'uwasanzwe nkuboneraho muri iki kiganiro wampaye amagambo yo kubwira abantu bawe ngo uko wabagize nibibanyure nanjye ndabasengeye izi mbaraga zigere kure zirenga imipaka n'indi zigere ku bagabo bankurikiranye n'abagore izi mbaraga zigere ku bakobwa zigere ku bato n'abakuru zigere ku bazungu n'abirabura zigere ku bize n'abatarize abakomeye n'aboroshye abakijijwe n'abadakijijwe izi mbaraga z'amasengesho nizigende zigere kure Mana zihindura ubuzima bwabo ubuzima bw'umwuka bugwire ubuzima bw'ubugingo bugwire abantu bamenye Imana ya Isiraheli bayisobanukirwe kandi bayubakeho bamenye kuri ibuye rizima kandi ryanzwe n'abubatsi kandi rikomeza imfuruka bamenye kuri umutabazi n'umurengezi bamenye kuri byose kuba gufite iri sengesho rigere kure papa ndagushimye kuri umwami w'abami ndagushimye kudushyigikiye ukabudufashije muri uyu mwanya icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu amen Imana ibahe umugisha ndabakunda cyane abantu bakurikirana mama Charlene official muraba gaciro mu ntera courage burya rya jambo wandika riruta amadolari rya jambo nyandikira uti courage uti komera uti turi kumwe hari n'uwambwiye ngo mama Charlene nuko utajya muri stade nge nakisiga irangi ibyo rero birankomeza rata ujye ukomeza ubimbwire abankunda ni mu nkunde nanjye ndabakunda kandi nukuri urukundo mu nkunda Imana izarubankundire kandi ibyiza munshakira Imana izabibakubire 770 ikindi nukuri mbatuyeho umugisha w'Imana ya Isiraheli iyo mvugira ku manywa na ninjoro umugisha w'Imana batondagire nkurume ntubajyeho mwenyine ubajyeho no ku bana banyu no ku miryango yanyu no ku gihugu no ku bihugu aho mutuye muhezagirwe mugirire umugisha aho mukorera mugirire umugisha aho mutuye kandi Imana ya Isiraheli ikomeze ibagure mu buryo bw'umwuka Imana nibaho umugisha mukoreshe ya mukomeze abatarakora subscribe namwe nimuyikore kandi mwandike kuri comment Imana ibaho umugisha cyane.